Murakaza neza nanone ku Nkuru Media. Uyu munsi rero tukaba tugiye gukomezanya n'igice cya 4 cy'inkuru ya Cyusa na Carine. Ubushize mu nkuru yacu igice cyashize byarangiye hari imodoka igonze, wakwibaza ngo mbese imodoka yagonze nde, byagenze gute, bana natwe umenye ko byaje kugenda. Tutaratanga inkuru yacu rero banza urebe ko wakanze ako kantu k'umutuku ka subscribe no kukazogera, yewe nakunde inkuru yilikinge. Tutabatindire reka dutangire. Dukomeje n'inkuru yacu rero, ya modoka yendaga kugonganura byarangiye Cyusa aje yiruka ahita asa nk'usunikanura ya modoka bari wigonga. Muri bombi nta n'umwe wakomeretse, cyane ko Nora yari afite akantu k'agasebe ku kaguru, ariko Cyusa we yari yavuye amaraso mu mutwe bagira ubwoba, niko guhamagara ambulance bihuta. Carine ubona ko yataye umutwe yabuze uwafata, ari kubona Cyusa amaraso ari kumuva mu mutwe, ubundi yarangiza akabona umwana wari kurira kubera ibintu bibaye ameze nk'uwagize agatrauma. Kwa muganga rero mama wa Cyusa aza yiruka cyane, ari guhamagara abahuye nabo bose, haba abaganga atazi, haba abaforomokazi atazi, ati mumbabarire mumbwire icyumba umwana wanjye arimo, umwana wanjye Cyusa. Papa Cyusa agerageza kumuturisha, ariko kumubwira ati tuzi umwana wawe, bakubwiye ko nta kibazo afite, yigashaka ko ari kwa muganga ariko tuzi. Mama wa Cyusa ariko kumubwira ati mbabarira, buriya abagabo ntago muzi ukuntu igise kiryana, mbabarira umuhungu wanjye, umwana wanjye, muganga mbabarira umbwire umwana wanjye ari hehe, mbabarira umbwire. Nibwo umuganga ahita amubwira ati ntacyo ngwino reka nkubarize uyu muforomokazi akurebere muri mashini, umubwire izina abe yakubwira aho umwana wawe yaba aherereye. Mama Cyusa rero niko gukurikira uwo muganga. Umuforomokazi baramubwira ati turashaka icyumba kiri muri ibi bitaro cyanditseho amazina ya Cyusa Nathan. Umuforomokazi niko kureba mu mashini ibirimo nyine abarwayi binjiye muri ibyo bitaro, niko kumubwira ati Nathan ari mu cyumba cya nimero 03. Mama Cyusa nta nubwo yategereje ibintu byinshi, yahise yiruka arabariza ati kiri hehe, ngo kugenda yihuta ahita akubita urugi. Ubwo ngubwo Cyusa abaryamye ku gatanda ko mu bitaro, ndetse ari kumwe na Carine ubona ko nyine Cyusa ntacyo yabaye, uretse ko nyine bamushyizeho bande ku mutwe y'umweru, ariko ni muzima. Muganga ari nabwo yari ari gusohoka, ariko kumubwira ati icyo usabwa ni ukuruhuka, yego imodoka isa nk'iyakugonze ariko ntabwo ayo maraso yavuye kubera imodoka, nta n'ibikomere ufite, ntabwo waviriyemo indani, nuko nyine waguye mu muhanda ukagira ibikomere amaraso akava, ariko nta kindi kibazo ufite pe, urararamo uyu munsi ejo uzatahe. Ubwo rero mama Cyusa ubona atabyumva neza, ariko umukuraho ati mwana wanjye ibi bintu ni gute byakubaho, narakubwiye ngo ugenda wigengesereye ngaha mu modoka arakugonga. Nibwo Carine yambwiye ati mumbabarire kubaca mu ijambo, mumbabarire ninjye wabiteye byose. Mama Cyusa niko kumubwira ati ngo iki uvuze ngo iki muko, niwe wabiteye gute, washatse kunyicira umuhungu? Cyusa aramubwira ati ntago ariko bimeze mama, ntago ariko bimeze, ni impanuka yabaye bisanzwe. Carine aramubwira ati mumbabarire babyeyi, ati uyu muhungu yego yakomeretse ariko namufata nk'intwari kuri njye, ukiyatahaba umwana wanjye sinzi ubu ngubu haba uko abamerewe, sinzi aho aba ari. Ni ukuri Cyusa wongere wumve ko ngushimire, ni ukuri wakoze. Carine niko guhigima ati nuko rero batabaye umwana wawe ushaka kunyicira uwanjye? Cyusa aramubwira ati Kari ntacyo, iwacu baje ubu ngubu wataha, ubu ngubu mfite umuntu turi kumwe, wihangayika, sanga umwana nubwo yakomeretse ku kaguru ariko nanone ni umwana, ibyabaye bishobora kuba byamutunguye, genda uri kumwe n'umwana Kari. Kugira ngo Cyusa aze nkaho acogosheje nyine amagambo ya mama we, nuko Carine aramusezera amubwira ati nta kijo nzaza kukureba mbere yuko wagusezerera. Nuko rero Carine yaratashye,
atashye yewe ageze mu rugo asanga umwana bamuryamishije nubwo yari yakomeretse ku kaguru nyine, ariko nk'umwana nyine byari byamugizeho izindi ngaruka ari kubitekerezaho cyane, ntabwo byari igikomere kirengereye. Asanga umwana we nyine ari kuruhuka, mama we yamufashije kumuryamisha, niko guhura na mama we aramubwira ati mama umwana asa ameze ati umwana uko mbona yasinziriye wabonye nta kibazo afite? Mama aramubwira ati abana bose ni uko bamera, umwana ashobora kubona impanuka ikamugumamo nta n'igikomere runaka yagize, ariko humura umwana wacu arakomeye, umwuzukuru wanjye ni umunyembaraga. Ibaze nimba mama wakomeye nkawe nyine, ibaze noneho umwuzukuru wanjye. Wihangayika, umusomeye igitabo noneho yaryamye ari no guseka, n'ibisanzwe pe. Ahubwo se uwamutabaye wamerewe ate? Niko kumubwira ati nawe ameze neza, nsize iwabo baje kumureba, ibintu mbese ni amahoro, ni Imana yahabaye gusa. Ntabwo nari kuzibabarira kuko nari ndi gufata telefone idafite n'umumaro ndi kwitaba umwana wanjye iyo baza kumugonga. Mama Carine agerageza kumuturisha amubwira ati witekereze ibitabaye mwana wanjye, ahubwo shima ko Imana yakoresheje uwo muhungu, naho ubundi witekereze ibindi bintu bibi. Ahubwo uwo muhungu ndashaka kuzamushimira, uzambabarire nakira uzamutumira ahangaha agiye uzamutekere nk'ifunguro, ngerageze kumushimira nubwo ntacyo mfite namuha, ariko byibuza mwereke ko byibuza mushimiye. Mama Carine niko kumubwira ati yakomeretse ariko bambwiye ko azasezererwa ejo umunsi urangiye, ntacyo nzamubwira nabona umwanya cyangwa yorohewe azaze. Bidatinze rero umunsi Cyusa yagombaga gusezererwaho ku bitaro warageze. Mu gitondo yewe Carine arazinduka cyane, atangira kwitegura nyine ngo ajye kureba Cyusa mu bitaro. Mbere yuko ahava agiye kugenda asanga Nora yabyutse, niko kumubwira ati mama ugiye he? Carine niko kubwira Nora ati ngiye kureba tonto wawe Cyusa, ati guma ahangaha ntumura ndabanguka wigira ubwoba. Nora niko kumubwira ati nta bwoba mfite, ahubwo reka tujyane kureba tonto. Carine yumva ni igitekerezo cyiza, ariko agira ubwoba kuko umwana we yumvaga atameze neza nyine atarakira neza, ariko nyine abonye Nora akomeje kumutitiriza ahitamo kumujyana kwa muganga. Rero aho Cyusa yari arwariye bari bameze nk'aho bari kuzinga n'ubundi agiye gutaha. Hari wa mushiki we Rose ndetse na mama we, ubona ko nyine bari kwitegura, bari kuzinga utuntu duke duke bari bazanye mu ijoro riba ryashize. Ubona neza Carine akinjiye, ubona Cyusa yise yishima kuba abonye Nora aje kumureba, aramubwira ati bite wa kana we, kuki uje ahangaha kandi utameze neza? Nora aramubwira ati njye meze neza, ahubwo se wowe umeze neza? Umbabarire nararangaye niyo mpamvu wababaye. Noneho Cyusa arakegera akabwira ati nta kibazo, ntabwo nababaye, tonto ameze neza nakize, yaba ari wowe uba warababaye cyane, ariko ngewe ndakomeye, ndi umuntu mukuru, ngewe ndakomeye, wigira ikibazo. Nuko aragahobera. Mushiki wa Cyusa yari ari kureba ibyo byose byari biri kuba, ubona ko nyine amarangamutima asa nk'aho amurenze, ari kureba Cyusa n'ako kana kari kumuhobera. Yewe na mama Cyusa arabyumva ariko asa nk'ubyirengagiza. Bidatinze rero Cyusa yewe na famiye ye harimo mushiki we Rose ndetse na mama we barataha. Bageze mu rugo ubona ko Cyusa bisa nk'aho bamuhatiye kujya mu rugo kuko n'undi yari afite gahunda yo gushaka ahandi hantu ajya kwibera. Urabona ko nyine bisa nk'ibyamutonze, ariko mama we aba yamuhakaniye kujya kuba ahandi hantu mu gihe arwaye arembye. Cyusa rero ntawe ushaka kuvugana n'abantu baho ngaho ibintu byinshi, ahita azamuka yigira kuba yibereye mu cyumba cye. Nuko rero bararebanye mama wa Cyusa na Rose,
ubona ko nyine harimo akantu, ubona ko nyine baba batangajwe n'ukuntu Cyusa atarifungura, ibintu byabaye imyaka ine ishize nyine uba ubona yaranze gukomeza ubuzima bwe, ntabisanzuraho, ubuzima ntibukimeze nka mbere, hari akantu kabura nyine. Nuko rero Cyusa agenda mu cyumba aricara, hari ukuntu akunda kwicara ku cyumba cye, ku gitanda cye, yitegereza idirishya nyine, ubona ko ari kureba inyenyeri. Icyumba cye nyine kiri ukuntu uba ureba senariyo yo hanze, ureba nyine inyenyeri aho zirasira n'iho idirishya rye riri, uba ubona nyine akunda kugenda akicara agatekereza ibintu byinshi, ukabona asubiye inyuma, ariko ari gutekereza yumva mu ipantaro hari akantu kari kumujomba. Arebye neza ahita asanga ni akantu gakozwe mu gipapuro k'akanyenyeri yari yahawe na Nora kare bava kwa muganga. Ku rundi ruhande rero Carine n'ubundi aba ari kumwe n'umwana we Nora, bari kugenda baganira. Nora akamubwira ati ese uratekereza ko tonto yandakariye buriya tutazongera kuba inshuti? Carine aramubwira ati humura, tonto wawe n'umwana mwiza ndetse ntiyakurakariye pe, ahubwo uko mbibona aragukunda. Nora aramubwira ati yaba nkunda se nkuko nanjye mukunda? Ngewe mba nifuza yaba tonto ari nawe papa, ngewe mwisanzuraho mama. Nuko Nora aramubwira ati ariko sheri, uzajya uhura n'abantu bose ubonye ubite ba papa? Yego tonto n'umwana mwiza, ariko nanone ntukamwite papa, humura papa wawe nzamukwereka, numara gukura ndagusezeranya mwana wanjye nzamukwereka. Nuko rero Cyusa ku rundi ruhande haciyemo iminsi 2, urabona ko atangiye noneho gutora akabaraga, ni muzima, ndetse na ya bande yari afite ku mutwe noneho yayikuyemo. Yewe yari yagiye no gusura Fisto muri cafe. Fisto aramubwira ati umva jama wanjye, umbabarire n'ukuri nagize akazi kenshi sinabasha kukugiraho, ndanaguhamagara numva telefone yawe ntiriho nyine, mbura uko nguhamagara, kandi urabizi ibintu biba bigoye pe, n'uguhiga amafaranga muri iyi minsi ntibyoroshye, unyihanganire. Cyusa aramubwira ati koko nta nubwo wari no kumbona, telefone yanjye mu mpanuka nyine imodoka yarayigonze nyine irashwanyagurika, ikirahure kirameneka, rero ntabwo wari kumbona. Ejo nibwo nimugoroba papa yanguriye iyindi, sinzi nyine ntabwo wari kumbona, ariko ndabyumva. Carine yambwiye ko utabashije kuboneka nta kibazo. Cyusa nuko atangira kurerenganya amaso, abwira Fisto ati se Fisto, uyu munsi Carine ntabwo yakoze ko ntamubona? Nuko Fisto aramubwira ati ariko wowe urakize uhita uhitira ahangaha, ndabona utaranamirirwa neza, uje kumbaza Carine? Carine uramushakira iki? Carine uramubaza iki? Nuko Cyusa araseka aramubwira ati nta bidasanzwe n'undi namushakiraga, nuko mbona uri ahangaha, ahubwo sinzi impamvu ubu ngubu ntari kumubona. Nuko rero Fisto yirinda kubaza ibintu byinshi Cyusa, aramubwira ati humura Carine araje mu kanya. Cyusa ubona ko nyine yicaye ariko adatuje, ari kugenda akibaguza buri muntu wese winjiye, ukomye urugi wese akajya akikanga akagira ngo ni Carine. Amasaha 2 ararenga akicaye agitegereje, nta kintu ari gukora. Ahita abwira Fisto ati ntacyo reka mbe nigendeye, ubu nguko nzagaruka. Agihaguruka agiye kugenda nibwo Carine yahise nawe afungura, ari kwihuta, ari kubwira ati boss umbabarire n'ukuri natinze pe, uyu munsi ntibyari bisanzwe, ariko nagize akabazo unyihanganire. Aribwo ahita akubitana amaso na Cyusa, agahita amubwira ati nata wahageze? Aramubwira ati naje kureba ngira ngo nkubaze uko umwana amerewe, none ndabona watinze, ubwo nyine nayo nigendeye. Carine aramubwira ati yewe uje nanagushakaga, nta nimero zawe ngira ngo njye nkuvugisha, ariko mama yari yambwiye ko yifuza ko waza mu rugo nyine mugasangira, yifuza kugushimira. Ibyo ngibyo Cyusa byumva vuba, akamubwira ati tujye uyu munsi se cyangwa nzajye ejo? We mbwira nta kibazo, n'ubundi ko nta kazi kadasanzwe se mfite ahangaha, ntacyo wambwira igihe cyose wabonekera ngiye mba mpari pe. Carine biramutungura kuko ubundi azi ko Cyusa ari umuntu nyine badasanzwe baziranye bigiye kure, ariko nyine ntabitindeho.
niko kumubwira ati ntacyo uze kuza kugaruka nimugoroba, urabona ko n'ubundi naje natinze, reka nkore vuba vuba byibuze saa moya cyangwa byibuze saa mbiri twatinze, ariko nanone reka mbanze nanabimenyeshe mama. Cyusa abyemera atajijinganije, yewe Carine ahamagara mama arabimumenyesha. Bidatinze rero ya masaha bari bumvikanye ko bari bujyane, Cyusa kuko yari yatashye cya gihe yarongera agaruka azana n'imodoka, yewe Carine asanga amutegereje. Carine akimara kwinjira mu modoka, Cyusa agiye kumuha n'akalift, arebye inyuma mu myanya y'inyuma asanga harimo impano z'abana zigiye zitandukanye nk'umurundo, niko kubaza Cyusa ati Nata, izi mpano ugiye? Cyusa niko kumubwira ati reka sinajya mu rugo rurimo umwana nta kintu mushyiriye, n'utuno nagiye mpura natwo mu nzira ndavuga nti ahari no arashaka kudukunda aracyari umwana mpfa kutwitwaza. Carine niko kumubwira ati nukuri ntabwo byari ngombwa, ntukigore kandi ujye winda guspoilinga no gutetesha cyane Nora pe, utazamumenyereza ibintu utazabasha gukomeza kumuha. Tinze rero n'ubundi Cyusa na Carine baje kuba bagera iwabo wa Carine, ubona ko nyine mama Carine yabigizemo umuhate, yateguye amafunguro agiye atandukanye kuko atarazi neza icyo Cyusa yaba akunda. Na papa Carine rero aba ahari, yewe n'akantu kagasohoka kihuta, ubona ko nyine arizi neza uje kubasura, akahita agenda akegera Cyusa. Cyusa nawe neza neza akamuhobera akamubwira ati noneho nakuzaniye impano nyinshi, urabona ko afite amatsiko ati se ziri hehe? Ati ziri mu modoka aho umuhanda ziwukuriramo. Ubona ko basigaye bafite bond cyangwa umubano udasanzwe hagati ya Nora ndetse na Cyusa. Nk'umukuru wa famiye rero papa Carine yakira Cyusa akamubwira ati murakaza neza mu rugo iwacu, ndetse turanabashimiye ko mwafashije umwana wacu mwuzukuru wacu. Nuko rero bakira Cyusa batangira no gusangira, ubona ko nyine bagenda bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye, ese wize hehe, ukora iki? Cyusa agenda abasubiza nyine gake gake, ubona ko ari umuhungu utuje ufite discipline, ndetse ari kunyuzamo yakubitana amaso na Kanora bari ku meza, ukabona bose bari guseka utamenya utuntu tw'udusiri bari gucirana. Mama Carine yabibona ukabona ko nyine yishimye, kumwenyura, ubona ko nyine ibintu byamurenze. Papa wa Carine aba ari umuntu ubaza utubazo twinshi, ari kubwira Cyusa ati se wowe nk'umusore mukuru ufite izihe nzozi, urashaka kugera kuki? Se wowe nta famiye ufite, nyine famiye yawe bwite? Cyusa niko kumubwira ati yego nta muntu umusore rwose utagira ibyo bitekerezo, ariko nyine mbirimo ni ukuri, nirinda kuzana abantu muri famiye cyangwa gushaka umugore ngo nzamuteshe umutwe cyangwa mbe namwangiriza ubuzima mu gihe ntiteguye. Ngomba kwiyubaka ngewe ubwanjye, haba mu bijyanye n'amafaranga ndetse n'amarangamutima yanjye nkayaturisha, kugira ngo uwo ari wese uzinjira mu buzima bwanjye azasange niteguye. Papa Carine nyine abyumva neza akavuga ati uyu musore ashobora kuba afite ubwenge, kuko ibintu byose aba yagiye amubaza bimeze nk'imitego, nyine ubona ko Cyusa nyine atekereza byihuse akamusubiza, ubona ko mama Carine bisa nkaho ari gutekereza ibindi bintu kuri Cyusa, asa ari kumubara. Bidatinze rero basoje gusangira, ubona ko nyine kumushimira byarangiye. Ngewe Cyusa niko kuvuga ati ntacyo reka ntahe nzanagaruka n'ubutaha. Ubona Nora yamwiziritseho rwose adashaka kumurekura, basigaye ari inshuti bidasanzwe, bose bisanzuranaho pe. Nuko mama Carine niko kumubwira ati ntacyo, herekeza umushyitsi wadusuye. Herekeza umushyitsi wadusuye, nanjye ndasigara nandurura, ubona n'imvura yenda kugwa, ntacyo muherekeze. Carine nuko aherekeza Cyusa, bagenda baganira, ariko Cyusa ari kubwira Carine ati ni ukuri papa wawe ateye ubwoba, ati uzi ko nagira ngo ndi mu biro bishinzwe iperereza, atarambaza umutima wanjye ugatera nkagira ngo ahari ndi gusaba akazi cyangwa nafatiwe mu cyaha runaka. Carine niko guseka ati noneho ntuzi yagusanze mu makosa ibyo yagukorera, nubwo atakubyaye ntabwo wamukira pe.
bagenda baganira utuntu tugiye dutandukanye ari nako bagera ku modoka. Yewe Carine akabwira Nathan ati rero ngewe ni ahangaha nkugejeje kuko nkwiye gusubira iwacu nkaryamisha umwana, urabizi ejo ni amashuri, ntacyo kandi wakoze kudusura. Cyusa nawe akamubwira ati ariko ubwo ngubwo wiyemeje kunyita Nata. Rero kubera abantu benshi batajya banyita Nathan, hari igihe umpamagara nkagira ngo sinjye uri kuvugisha, namenyereye Cyusa pe. Carine niko kumubwira ati sese nagusobanuriye ko nyine ari byo bituma nisanzura kukwita Nathan, niba ntacyo bigutwaye. Ariko Cyusa akamubwira ati nta kibazo, wowe ujye unyita uko ushaka, ubwo niwe ubyemerewe nyine. Nuko rero Cyusa yinjira mu modoka akagenda ndetse na Carine agasubira iwabo. Cyusa agera mu rugo agasanga mama we yicaye muri salo, yewe na papa we na mushiki we Rosette. Mama we akahita atangira kumubwira ati Cyusa uba wavuye ahangaha mu gitondo, none dore usigaye utaha saa 5, si ubu nk'ubu ngubu waruri uvuye mu mahanga nturongera kumenyera i Kigali neza, uzi ko watumye mpangayika kandi nashaka no kuganira nawe ku bintu, ariko ndabona nyine muri iyi minsi Cyusa sinzi ikibazo mfitanye nawe, ariko tugomba kubiganiraho. Kugenda ukirirwa ahandi hantu ntunatuganirize kuva waza ntuduhe umwanya, sinzi icyo ushaka ko nzakora, urashaka kunsaza, urashaka iki? Cyusa niko kumubwira ati mama hari ahantu nari nagiye kandi sinsanzwe ngenda rwose ngo ntinde bingana bityo, kandi rwose byo kumbwira ngo sindamenyera aha hantu nahabaye imyaka myinshi kuruta iyo nagiye pe, nta mpamvu yo kumpangayikira, ahubwo se n'icyo bashaka ko tuganiraho. Mama Cyusa imbere haba hari amafoto 3, akayita asa nk'aho ayubura akamubwira ati ngaha kirurebe. Umukobwa wa mbere bamwita Aisha, papa we akurana na papa wawe, ni umukire ajya anashora afite imigabane myinshi muri business yacu. Uwa kabiri rero bamwita Sandra. Sandra nawe papa we ni umuganga ukomeye kandi uzwi. Yewe n'uwa gatatu bamwita Fiona, papa we ni umushinjacyaha. Uri kumva rero ko muri abo bakobwa 3 nahisemo nitonze, nagenzuye iby'iwabo, stati zabo, amashuri bize, ubwenge, ndetse ni n'abakobwa beza nk'umura ntibizakugura. Gitamo umwe uyu mwaka uzajye kurangira ufite umugore, kuko ndashaka ubuzukuru. Rosette ubona atunguwe akamubwira ati mama ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki? Cyusa nawe aba atangiye kurakara, afite amafoto y'aba bakobwa mu ntoki, ukabona isi ayafunyanga, isi afunga igipfunsi yarakaye, akamubwira ati ngaho se umugore wanjye Ange we yaragutwaye iki? Ngo harya ngo nuko atari afite amashuri menshi, ngo nuko atavukaga mu miryango iyo ngiyo ikize wifuza? Wanyiciye umwana, utuma umugore wanjye mubura, arapfa aragenda, nta soni ukambwira ngo aba bakobwa se aba bakobwa urashaka iki? Urambaza iki? Rosette agerageza guturisha musaza we, ari kumubwira ati Cyusa please, nubwo nyine ibintu ari gukora atari byo, ariko still ni mama wacu. Cyusa aba yarakaye, niko kwikubita yewe akahita asohoka iwabo akagenda yihuta, ariko Rosette ashaka kumuhagarika, ariko nyine abona murushije intambwe, arahagarara. Cyusa ahita yinjira mu modoka akubitaho urugi ahita akataragenda. Ku rundi ruhande rero aho Carine aba ari, n'ubundi asanga mama we yari ari kwandurura, nawe akagerageza kumufasha. Yareba neza aho Cyusa yari yicaye agasanga yataye ikofi. Niko kujya kureba muri telefone ye agasanga koko nta na nimero za Cyusa afite, agahita ahitamo guhamagara boss we Fisto, kuko aba ari inshuti n'ubundi ya Cyusa, akeka ko n'ubundi yazimuha. Nuko rero Carine ahita ahitamo guhamagara Fisto boss we, akamuhamagara akamubwira ati wambabariye ukampa nimero za mushuti wawe Nathan ko nari mukeneye. Fisto araseka cyane, ntabwo aba aherutse kumva umuntu uhamagara Cyusa ngo Nathan. Akamubwira ati Cyusa se? Ati ntacyo, reba muri message reka nze nzikoherereze. Ku rundi ruhande rero Cyusa
aba yagiye ahantu hari akabari hatuje, hari amatara ubona ko y'umuhondo, harimo umuziki utuje, ubona ari umuntu ushaka gutekereza, ariko uko ari kunywa icupa ku rindi, amaze kumara kunywa hafi amacupa 2, urabona ko yasinze, ubwonko busa nk'ubwatakaye, yewe n'amarira ari gushoka ku matama. Umuseriveri wo muri iyo bar agiye kwegera nyine Cyusa, akamukomanga akamubwira ati boss bwije kandi ndabona wasinze, boss byuka utahe, byuka wanyweye bihagije, rekeraho. Cyusa ubona ko adashaka no kumwumva, ahubwo ari gusuka n'ubundi yindi nzoga mu kirahure ngo anywe, ubona ko nyine uwo museriveri bimucanze. Carine ku rundi ruhande abamaze kubona nimero za Cyusa, niko kuzishyira muri telefoni ye, wahita ayihamagara. Yihamagaye bwa mbere yumva ibaye nimero kompozi nyine ntibikunze, arongera bwa kabiri aravuga ati ahari wenda wasanga ari no kuruhuka, nkaba ndi kumutesha umutwe, ariko umutima uramukomanga ati ntacyo gerageza ubundi bwa nyuma. Yongeye kugerageza bwa gatatu, nibwo nimero yacagamo noneho barayifata, arahamagara ati Nata, ariko ntiyitabwa na Cyusa, ahubwo yitabwa na wa museriveri, niko kumubwira ati munyihanganire ntabwo iyi nimero ari iyanjye, ariko nyirayo ntiyari bubashe kuyitaba kuko ubu ngubu yasinze, ahubwo ungiriye neza waza ukamufata pe, kuko nta wundi muntu mfite waza kumumfatira, mbabarira umukuru aha ngaha kuko natwe dukeneye gufunga. Carine areba ku isaha akabona saa 8 zishyira saa 9 z'ijoro zirenda kugera, akumva umutima umuri kumubwira ati wijyayo hamagara Fisto, undi ukamubwira ati ntacyo upfa kujyayo nta kundi. Niko kubaza wa museriveri aho iyo bar iherereye, bidatinze wa museriveri amwohereza location muri telefoni, yewe Carine ahita afata ikoti arifubika, asohoka ajya kureba Cyusa muri iryo joro. Carine yaje kuba yahagera, yewe asanga wa museriveri ni nkaho yari yigendeye agiye gufunga. Wa museriveri akimubona aramubwira ati niwe twari tumaze kuvugana kuri telefoni. Carine aramubwira ati ni njyewe. Ati rero twara umuntu wawe, dore yadutindije, ubundi dusanzwe dutaha dutinze byibuza tugafunga saa 8, ariko dore saa 9 saa 10 za mu gitondo zitugereyeho. Mana yanjye, abantu bagiye banywa izo bashoboye koko. Carine yegera Cyusa, niko kugerageza kumusindagiza, aba yasinze bikomeye, akamubwira ati Cyusa byuka dutahe. Cyusa akabyuka agasa nk'umureba, ariko nanone akahita yongera akahita yigamira ku imeza akamwihorera. Carine nawe ko akomeza kumwinginga ati Cyusa byuka dutahe, byuka yewe byuka utahe. Carine yabifashijwemo na wa museriveri agerageza kumwegura, yamara kumwegura yewe bakaninjira mu modoka ya Cyusa. Carine akagerageza gushaka urufunguzo rw'imodoka, yewe agashyira Cyusa mu modoka, abashaka kumugeza iwabo, ariko atazi aho Cyusa ataha, akazajya amukoma akamubwira ati Cyusa. Biba ngombwa n'ubundi ko yongera guhamagara Fisto kugira ngo amurangire aho Cyusa ataha. Fisto niko kumubwira ati ese ushobora kumbwira ibiri kujya mbere muri iri joro, ngaho umbajije nimero ze, ngaho uri kumbaza iwabo, ese afite ikibazo? Carine akamubwira ati ni birebire, yewe nzaba nkubwira, we mbwira location y'ahantu ataha, nzakubwira, nzagusobanurira ejo niduhura. Nuko rero Fisto yohereza location akayohereza kuri telefone ya Carine. Carine akabona yewe na nimero y'urupangu Cyusa atahaho, akagerageza kumucyura. Bakimara kugerayo, nuko Carine akagerageza gukomanga n'ubundi Cyusa amubyutsa ati Cyusa ngaho byuka wahageze, n'ubu ugiye kungura shambabarira ubyuke. Cyusa noneho aba yafunguye amaso ari kwitegereza Carine, uri kumureba atuje, ibyo bari kumubwira ati wabyutse atanabyitayeho, ubona asa nkaho ari mu ntekerezo za kure, hari umuntu ari kubona muri Carine. Niko kumwegera Carine mu gihe ari kuvuga amagambo menshi, Cyusa ahita amwegera ahita amusoma. Bakoze kubana natwe muri iki gice cya 4 cy'inkuru yacu ya Cyusa na Carine. Sibyo Cyusa yashinjaga famiye ye ko bamwiciye umugore ndetse n'umwana ni ibiki, yewe iyi bizu cyangwa ukuntu Cyusa asomye Carine byo bizacibwa nande, bizagenda bite?
kurikirana inkuru yacu ya Cyusa na Carine n'ibindi bice bigiye kuza mu kanya. Ujyobana natwe umunsi ku wundi, yuka gukora subscribe ku Nkuru Media, tujye twibanira umunsi ku wundi, haba mu nkuru z'urukundo, mu mafilme, mu byegeranyo n'utuntu n'utundi, tujye twibanira umunsi ku wundi. Mwakoze kubana natwe, ciao ciao, naho utaha.